mushakisha uburyo nimba muranyoza tike simbizi ariko nimba murasenga mumbabarire ngaruke mu Rwanda ko ahantu ndi ngiye gupfirayo uwo mugore nkajya numva ari kuvugana n'abagabo baciririkanya bakavuga ngo yongo turona ari na mwiza urimi rware natangiye kurumenya nkabyumva ariko ntabasha kubivuga cyakubasubiza nkahita mbuza uwo mugore nkamubwira ati hoya babwire ko ndi umumariye ngewe mfite umugabo ntitaye ko umugabo yanaye imva noneho ako kazi najyaga no kugakora samutime nambaye impeta kugira ngo atazagira ibinyonona cyangwa ibinyinjirira akambwira ngo izo meta se ngo zivuze ikina ngo hanga ko akonyo gasezerana nguriya mugabo w'indindagire wo mu Rwanda ukamwihorera nkamubwira ati hoya muvandi uko byagenda ko sura n'umugabo wanjye nkamubwira ati ntago mfite akanya kumuca inyuma cyangwa kuba natambikira ijyango twahanye cyo ko tuzabana karamata tuzatandukanwa n'upfu cya Kristo agarutse we nubwo yabikoze ariko ngenda cyarinze isezerano ubwo rero ndakomeza mu Rwanda ishyaka ryo kutuma nazigera muca inyuma rimwe na rimwe akazana ibigabo nkarwana nabyo nkagira gute ariko ndavuga ngo Mana mbabaruma imbaraga ntago nshaka kuzahemuka pe nawe nkumva ari gutambutsa amakuru inshuti zacu zikabimbwira ngo yaravuze ngo nagiye kuba indaya muri za Kenya ngo nuko ibintu byinshi cyane natekereza urugamba ndi kurwana kugira koko ngo ibyo avuga cyangwa ibyo ari inkuru ari guhimba itazagaragara ko yayihimbye bakavuga ko yari mukuri yaramatubwira yuko ngo mwatandukanye hashize n'igihe kinini cyane mutavugana kinini cyane kuko na nimugoroba batagire kumwe nimugoroba mwari muri kumwe yego noneho ni iki cyatumye mutandukana ko yatubwiye yuko wataye urugo ukagenda intandaro kuko niwe ndumva twari tumaranye umwaka n'amezi yajya mu munani hari mutararimo rero nko mu mezi atandatu tumaze dusezeranye uko najyaga mu kazi kuko nabanje guca mu butayu bukomeye banza kubura akazi naho nkagiriyemo nyine gasanga nabona amafaranga ntaye ariyo nagenda tugiye mu ndaya n'amafaranga tuzayo dusigaranya nyine ku nteko nyine zikomeye agirezwa nimero yanjye yanditse ngo ndi ikigeragezo ajya muhamagara banafite umugabo we n'abanditse ngo ni ikigeragezo nyine nkakitika nkamwihorera rero mu minsi itambutse ndumva hashize amezi abiri nibwo yabyutse cyane bikabije muri karitsiye agenda tujya ahantu hose agererwa arambwira ati rero mfite umugabo kandi unkunda nanjye nkunda ariko akubwira yego ati wowe imbwa ntacyo uteze kuzamarira kugira ngo ni burage ndavuga ati rero bitewe n'uko nzi kamere yiwe kugira ngo ni ibintu biri aho ngaho bukeye ngeze mu rugo arambwira ati nimero yawe nzandikaho kuri mbwa umugabo arambwira ngo ntabwo ngikeneye kubana nawe nibyo ko ejo mwahuye nimugoroba twahuye nageze mu kazi mutunguye atarabizi ko ndajyayo n'ubundi ajya kubana nanjye yabonaga ko murusha ubushobozi yaranabizi cyane sinzi rero ubu ngubu wenda tuvugana nimba ahubwo yabonye abundushije kuko ibyo nari naraze byose twari tubire tubimaze ahubwo babona ko ndusha ubushobozi nibwo ahise agenda. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose mu manza zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben, iyi ni Betifag TV, ndi kumwe na Newso Church TV. Unyemerere ujye ukore subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Turi kumwe n'umubyeyi ushize twigeze kubana mu kiganiro kitari cyoroshye cy'ubuhamya bubabaje, navuga ko buteye n'agahinda, ariko tugeze amahirwe n'umugisha udasanzwe kuba twongeye kumwakira. Unyemerere muhikaze kuri umunye ari ubwa mbere cyangwa se utubonye muri uyu mwanya w'igice cya kabiri cy'ubuhamya bwe. Unyemerere mwakire atwibwira amazina kugira ngo tuze kubana twese tuziranye. Tuguha ikaze kuri channel yacu. Murakoze cyane. Amazina n'umutono wa Semisherine. Nkuko bamwe namwe basanzwe babizi. Ndi umuvuga butumwa. Ariko ntabwo ndi umuvuga butumwa nk'abandi bose.
ahubwo ngenda haranira gusingira icyo Kristo yamfatiye. Cyane ko ndi umuvugabutumwa utarahamagawe mu minsi yashize, ahubwo njye nahamagawe nkiri umwana. Niyo mpamvu ibya Yesu mbirimo neza kandi ntateganya no kuzigera mbivamo kugeza igihe azambwira ngo Mutoni mwana wanjye cyangwa Mishere mwana wanjye ngwino twitahire. Nzambwira ni karame papa kuko zaba nduhuye imiruho n'imihati byo muri iyi si. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. N'abadukurikiye ngira ngo namwe mushima Imana aho muri hose. Tugiye kumva ubuhamya bwe, unyemerere uhugukire uyu mwanya tugiye kwinjiramo. Ndabizi neza yuko hari icyo uri buze gukunguramo cyangwa se kungukiramo mu magambo tugiye kumva. Unyemerere noneho Mutoni nkwinginge udusengera Imana kugira ngo Imana ize kutubera umuyobozi. Kamaye indirimbo agakora so gatoya. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, o Yesu we tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere, o Yesu. Kadusenga Imana nk'uko mwari mubinsabye, ariko sina ngombwa ko mubinsaba, ahubwo twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa, kuko nzi neza ko ijambo ryaravuze ngo hari igihe buzira nibwongere gucya. Ubwo rero niyo mpamvu ngiye ndi kugerageza gukora hakiri ku manywa bikiri kwemera, ntari kubitegekwa, ahubwo ndi kubikora mbitegetswe n'uwampamagaye. Imana ishimwe. Kadusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, uri Imana irindi ijambo ukenda n'uwaribwe kugira ngo uzarisohoze. Ndagushimiye ko hejuru yawe nta yindi Imana ihari, ngushimiye ko naniteze kuzabaho, ngushimiye ko Imana itarigeze yimikwa ngo wenda bazagukora kudeta, ngushimiye kuko aho uzari kuzahora papa ngaho komeza wabwe icyubahiro. Rero ngushimiye ko ibyo wavuganaga nanjye byose ariko wabikoze ari ibyanejeje. Ndagushimiye ndetse data n'ibyo wancishimo mu buryo bwo kugira ngo mbashe kwiga byababaje umutima wanjye, ariko nabyo ndagushimiye kuko wadutegetse kugushima ndetse mu bintu byiza. Nanjye papa nicyo nkiri kubahiriza. Ndagushimiye mu byambayeho byose kuko nzi neza ko wari umfiteho umugambi muzima utari nk'uw'abana b'abantu. Abana b'abantu batugiraho umugambi muzima ariko ejo bakaduhinduka, ariko ndagushimiye ko matagihinduka. Ngaho abana natwe rero muri iki kiganiro ukomeze imitima y'abantu bose bagiye kumva ubuhamya bwanjye, kandi Kristo unyemerere unkomeze nanjye muri uru rugendo ndi gucamo. Ubwo uzaza gutora itoro papa uzasanga n'undi nkiteguye. Urakoze rero kubyumvishe, ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Ntabwo turuze gutindira abadukurikiye, unyemerere nk'umwanya noneho utwinjize mu buhamya bwawe. Ubuhamya bwanjye nari mbazaniye, mwigeze mwambona ndi kuba ubuhamya bw'ukuntu Imana yankoreye ubukwe bwiza ikama umugabo mwiza, ndetse narasengeye rwose. Ntabwo ari umugabo avuga ngo yapfuye kuza kwizana, yari umugabo uvuye mu masezerano y'Imana. Ngaruka rero ndi ubushize mwambonye nari ndi kurira, nubwo ibyandije bitashize bigikomeje, ariko muri byose nshimye Imana. Mugabo rero yarantaye, ubuzima burankomerana, bimaje kunkomerana nsa nkaho mbonye amahirwe. Nge kuri nge nayise nk'amahirwe. Umuntu arampamagara, twahuriye ku masosho media. Amasosho media nariho ntahita twicaza ahadukiza mw'abantu mwe. Twahuriye kuri social media kuko yari asanzwe nzi nk'umuvugabutumwa nk'umukozi w'Imana. Arambwira Misherine bite iminsi yari myinshi, yo warasezeranye sinabasha kugutahira ubukwe, ibintu byinshi cyane, none ubu ngubu bimeze bite? Mpita bwata ahubwo mpamagaye mu gihe gikwiye. Ti uzi uko nari mfite message yo ko nzagera hanze, ariko nkibaza ibyo nzagera. Nareba amashuri nize nkabona nagazanyambutse umupaka, nareba nkase Imana nzajya hanze gute? Ariko ndamubwira ati ni ukuri nshimye Imana. Mpita mubwira uburyo umugabo yantaye, mubwira uburyo nta naho kuba mfite, mubwira uburyo kubaho bitoroshye bitanyoroheye. Arambwira ati rero kangushakira uburyo waza mu gihugu nari ndimo aricyo cya Kenya. Umuntu yarari mu gihugu cya Kenya, ambwira uburyo bwose ameze neza, we afite imirimo akora imwinjiriza,
mbese nyine icyizere pe nk'umuntu yari yumvishe ko ndi mu bibazo ndi kurira ngo umugabo yarantaye nsohorwa mu nzu kurya ni hatari mbese tumeze nabi arambwira ati ngaho none ka ushakira uburyo uzambuka icyo gihe cyarageze Imana isoza icyo yaravuganye nanjye ndayishimiye ko yasohoje kwambuka umupaka kwa Nyarubaga nyibwira Imana ngo uzajya mbutse umupaka marebe basi n'uburyo hasa ko kuva navuka nari nararenganya Bugogo nshimye Imana ko yanyambukije umupaka uwo muntu arambwira ati rero shaka uburyo wabona ibyangombwa ubundi nkwambutse uze unkorere ndajya nguhemba mpita numva ndasubijwe ndavuga ati mu gihe Jean Marie yarantaye mbona kubaho bitoroshye inzu bansohoye ntacyo kurya Imana ndavuga ati Imana uransubije koko buryo kuteza ikibazo ufite ikindi ushaka gukuraho ndavuga ati Imana uransubije ubu ngiye kujya hanze Jean Marie nazongera kumva amakuru yanjye nazongera kumva ngo nasohowe mu nzu ngo abyishimire uko yarabyumvisha arishima cyane ko bansohoye mu nzu yagiye mubwira ngo umwana yarwaye bwaki twaburaye twabwiriwe akishima cyane akavuga ngo yengo wenda mwamenya agaciro kanjye ubwo nabwo nabaga nkoresha indi telefone ko we yaramborotse na nisa nacyo navugana nawe sinzi nahari pe sinzi nahari rwose ntabwo bazabasha kumuvugisha cyangwa se bazabasha kumumbonera ubwo wenda buri igihe kizagera nongere menye ubuhungiro umugabo wanjye yagiyemo atanumva ndasubijwe ndavuga ati Imana urakoze ko njyanye kure y'umuntu wifuje ko mbaho nabi kumbona ndira ko mbaho mbabaye kandi ntarigeze mwifuriza ibintu bibi pe na nisa umugabo wanjye ndi kumwifuriza mu mirimo yose arimo ndamwifuriza gukora akajya ahembwa neza nta n'umukoresha wamwambuye akabona mbese umugisha inzu ntamusanganye afite ndamwifuriza ko nzoya guhura nawe yarabonye inzu atakiri gukodesha nk'uko yantaye mu bukode ubwo waciyemo igihe kingana muvuganye nakoresha izindi telefone ndi kumusaba yuko yaza akansinyira kuko nari mfite misiyo yo kujya hanze nkajya gukorerayo haciyemo iki kingana iki aciyemo amezi 5 mutavugana yego nta jwi ryawe nta ryewe ubu wamuhamagara ufite nimero ze nimero ze ndazifite dukoresha indi telefone turebe gusa ndazitanga public mwebwe murama nimero zanyu ndazibasendingira kuri WhatsApp reka turebe ukuntu tubigenza tumuhamagare nta kibazo ubwo ndishima cyane ndavuga ngo nshimye Imana yuko waretse se tukabanza tukamuvugisha ntabwo cyangwa ntabwo mukumbuye ndamukumbuye rega ni sheri si uko se aho ngo nanjye mise niseka ibaze kwita sheri umuntu wakwanze n'ibitangaza magana reka tubanze tumuvugishe kuko Roma n'imetero cyayambaye kugeza wenda nakumva n'ijwi rye ngiye ndacyayambaye pe zose uko yazinyambitse ari bye ndacyazambaye ko ndacyamukunda kananeho tunagerageza nimero yiwe mugani wanze umuvugishe noneho tunawe tumubaza amakuru ye kuko bimeze urumva n'ubushize twagiye dusezeranyije abantu ko tuzamuvugisha noneho twumve nawe uruhande rwe byibuze wenda se niba ajya no gukumbura cyangwa se byararangiriye aho nimero yiwe ntabwo iri gucamo ariko niza gucamo ntacyo turaza kuvugana twakomeza nta kibazo wenda burasanga ari amakonegisiyo ari bubitabe buriya ubwo rero icyo gihe nese nishima cyane ndavuga ngo Mana hejuru yuko umugabo wanjye yaraniye agahinda nazakira nzanapfa banza nkaba nanajyana urampojeje pe kuri njye numva ko Imana imojeje amarira yose nariraga numva ko ari ibyishimo numva ko ari amashimwe Imana indemeye ubwo naragerageje ndamuhamagara ni papa Iyani kuko bamwita papa Iyani ntago akiri ijambo ariko ko yari icunguye ndetse sinarimwe n'ubwa kabiri abyaye yego ndavuga ati papa Iyani ko nari nkeneye kujya muri Kenya wamfasha ukaza ukansinyira nk'umugabo wanjye kubizi ko tuvugana ukindiho nanjye nyikuriho ntacyo nemere gukora nakubwiye nawe ntacyo nemere gukora utambwiye n'ubwo wenda warenze ku mategeko cyangwa se kubyo twasezeranye ukabusige wiyobora ariko nge sinakuyobora nta mugore wakuyobora ngo azagera aho agomba kugera ahubwo iteka ryose umugore yoboye arayoba ntabwo ati wari ubizi ko wari umujyanama wanjye nubwo nakubuze wagiye kure yanjye ariko wari umujyanama wanjye nari nkeneye rero yuko waza ukamfasha ukansinyira
ku byangombwa by'umwana wawe ntwaye. Icyo gihe yaransubije arambwira ngo umwana wanjye ntumutware umunsigire kandi umwana aracyari mutoya. No muri leta bavuga ko umubyeyi yemerewe guhabwa umwana w'umugabo umwana afite imyaka 7. Tabwa se papa yani kuki uri gushaka ngo umwana w'umwaka uragira ngo abane njyewe inzego za leta zikurikirana? Arambwira ngo ibyo ntago bindeba, ntago nkiri kumwe nawe, kora ibyo ushaka njye namwe mfite kuza kugusinyira. Ndongera noneho muteza musaza wanjye na bama baramuhamagaye kuko bamama bari babyishimiye nabo bumva uburyo bwose ngiye gutabarwa. Jamani nazonye kubona mutegera ibigazi cyamubwira ngo mbayeho nabi, twembe twabyishimiye twese pe, kuko Jamani yaraduteye agahinda n'igikomere tutazapfa dukize mu muryango wanjye pe, twibutseho nibirebire. Ariko nshimye Imana ubwo icyo gihe Jamani yanze kunsinyira Imana kuko ari byo banza yarateguye kugira ngo njye no hanze njye kwiga muri Kenya, naho nari nkomeje amashuri yanjye. Ubwo Imana icira inzira, mbona nagiye kubona mbona ngeze Kenya nta byangombwa mfite, ariko Imana icira inzira pe, mbona ngezeyo. Yego. Nta tike nari mfite nta ariko Imana icira inzira. Mbona ngezeyo, nkimara kugera ubwo muri Kenya mbona akazi nahamagariwe cyabyo nabwirwa kuzakora ntago ari byo ngiye gukora. Ndatanya nkajya numva ndi makuru buryo bashimuta abana y'uburyo Mana we ibintu byinshi cyane binkura umutima. Y'uburyo iyo bamenye kuri umunyarwanda bashaka no gukorasa, Mana ibi ni ibiki koko noneho aha niyo nzanye. None natekereza ko naciza panya njyayo. Nari nace mu nzira zitemewe bandi bazitapanya, ariko ni inzira zitemewe. Ndavuga nti Imana niba bimenya bazatabanda sabyo rwose. Ndibaza Mana ubundi bini biki warunzanyemo. Ubwo umuntu nakwita inshuti damura akamindura ubuzima. Nagezeyo nawe nsanga ego ko mwami w'i Nazareti, nsanga ni umuntu ufite izindi imbaraga, kabiri ufite imyitwarire itari myiza, kajya ashaka kuncuruza ngo abanyarwanda turakundwa. Mana we bintu birankarana, akazi nkabona wapi, ndakora nkavunika amanywa nijoro, nta n'igiceri cyatananya ndikira. Wakoraga iki bwo? Yari afite resitora. Wayikoragamo? Yego. Nkabyuka nkajya gutegura ibyo turi butage kuba customer care, nkabiteka byose mfite umwana mu mugongo ndi kumucunga ngo batazancimutira akana, none aranakambukanye nta byangombwa. Mbese mba mu buzima buteye ubwoba, nkavunika cyane, ibintu byose nkabikora muhetse pe, kandi naranabyaye mbazwe. Nyuma ronze kumva ntangiye kugira imbaraga nkeya z'umubiri, ndavuga ati rero reka nshaka uburyo nakwambuka nsubire mu Rwanda iwacu. Uwo muntu ndabipanga, sinabimubwira ko telefone yari yarayinyambuye. Yari yarayinyambuye, akora ku buryo asibamo nimero ze, asibamo amafoto ye yose. Mbese asiba ikintu kizatuma nongera kwerekana ko nari nziranye nawe, bitewe n'uburyo yankoreshaga bubi. Nta muntu n'umwe wabyemera pe. Ubwo ndabipanga, ndavuga ati rero ntiza kuri telefone ho gato, ati ugiye mu biki, nibyo ushaka koresha iyanjye. Yamage telefone akaba arankoresha, nta burenganzira afite bwo kujya gufata kuri telefone yanjye. Ko hasi mbe nahamagara no mu Rwanda cyangwa ndikire message mbabwira ko ubuzima ndimo nabwishimiye. Ubwo gihe kigeze nibwo Imana yayimurekuje telefone yanjye, mpita mpamagara mu Rwanda, nahamagara abantu nka 3. Ndababwira ati ndashaka kugaruka mu Rwanda. Mushakisha uburyo nimba muranyuza tike, simbizi, ariko nimba murasenga mumbabarire ngaruke mu Rwanda kuko ahantu ndi ngiye gupfirayo. Uwo mugore nkajya numva ari kuvuga n'abagabo baciririkanya, bakavuga ngo yongo turona ari na mwiza, urimo rware natangiye kurumenya nkabyumva, ariko ntabasha kubivuga cyakubasubiza. Nkahita mbuza uwo mugore nkamubwira ati hoya babwire ko ndi umumariye, ngewe mfite umugabo, ntitaye ko umugabo yanaye. Imva noneho ako kazi najyaga no kugakora samutime nambaye impeta kugira ngo atazagira ibinyonona cyangwa ibinyinjirira. Akambwira ngo izo meta se ngo zivuze ikina, ngo hanga ko akonyo gasezerana ngo uriya mugabo w'indindagire wo mu Rwanda ukamwihorera. Nabwo ati hoya muvandi uko byagenda ko sura n'umugabo wanjye. Nabwo ati ntago mfite akanya kumuca inyuma cyangwa kuba natambikira ijyango twahanye cyo ko tuzabana karamata, tuzatandukanwa n'ufu cya Kristo agarutse we nubwo yabikoze, ariko ngenda cyarinze isezerano.
ubwo rero ndakomeza murwanira ishyaka ryo kutuma ntazigera muca inyuma, rimwe na rimwe akazana ibigabo nkarwana nabyo nkagira gute, ariko ndavuga ngo Mana mbabaruma imbaraga, ntabwo nshaka kuzahemuka pe. Nawe nkumva ari gutambutsa amakuru, inshuti zacu zikabimbwira ngo yaravuze ngo nagiye kuba indaya muri za Kenya, ngo nuko ibintu byinshi cyane. Natekereza urugamba ndi kurwana kugira koko ngo ibyo avuga cyangwa ibyo inkuru ari guhimba itazagaragara ko yayihimbye bakavuga ko yari mukuri. Ndavuga nti Mana mpa imbaraga pe, kandi unshoboze nzavahana amahoro. Ubwo rero igihe cyarageze, ejo bundi ndavuga ati reka ntahe, kuko muri Kenya namaze iminsi mike cyane. Muri iyi shuri ntago ritinda. Iyo ufite ikintu ugiye kwiga kugira ngo iturangiza ntago buriya utinda. Uhamaze ikingana iki muri Kenya? Namaze ibyumweru bigera muri 2. Mpita numva umutima uje mubwira ngo kora ku buryo utaha. Ariko nkawubaza none se nzataha gute? Wowe nzabyigiramo, kora ku buryo utaha, ko rundi kugera hano ntago ubizi uburyo wahageze, kora ku buryo utaha. Ndavuga nti noneho Mana nshyigikira, nkuko rero kumbwira ngo uko nageze simbizi n'uburyo nzataha simbizi. Ubwo Imana yaransuye yonyine, irambwira atoke kora ku buryo wakwambukira Uganda. Ngera Uganda naho masanga umuvandimwe nahise nyine mpabwa nimero z'umuntu twaherukanaga kera, ngo yamirukaga afite imyaka 5. Uwo mugore none nsanze Uganda nanone. Arambwira ati yo Mutoni, ati ngwino ngufashe tube turi ku mwana wa Uganda. Nawe ambwira nayo ko agiye kunkoresha akajya memba. Mubwiye historique, mbese ubundi ari igihe umuntu agufatirana n'ibibazo ifitiye. Mbese ni kwa kundi imbeba bayitegesha akamasho bagashyira akaragara kugira ngo ihumurirwa akakaragara ifatwa muri gakoco. Nanjye bumvaga ko umugabo yantaye, bakumva ko nta buzima mfite bw'icyerekezo cy'ejo hazaza, bakamfatisha iki amafaranga. Bakambwira ati niwe nahita mbwira ati Muto oke ngwino nsanga hano Kampala. Ubwo mpita nambuka nkora ku buryo ngera Kampala. Urumva ubwo Kenya mvuyeyo bita njya Kampala. Uwo mugore nawe turabana, nawe nkwera nk'ibyo ngo wa Kenya yankoreraga. Bose ari bamwe. Ndabati mu izina rya Yesu. Ubundi abantu baravuganye baraziranye se, nawe arankoresha agatuna mwene nakome mbabe n'icyatanu, ahubwo akagereka hinyuro ngo akajya nyura akanyura no ku mugabo wanjye kandi atamuzi. Noneho umugore arigera nje noneho ashaka nimero z'umugabo wanjye uwo wa Kampala. Ariko Yesu ni umwami, arazishaka akajya amuhamagara amubwira ibigambo byinshi sinzi ibyo yamubwiraga, mbese akora ku buryo anteranya n'umugabo wanjye. Ndetse na mama ntiyamusiga, bose akajya bahamagara babwira uburyo ndi mubi simbizi nyine pe, kuko ajya kuhamagara akanyihisha akagenda. Aho Kampala naho migira nk'icyumweru, nari migiye nk'icyumweru. Nibwo mise mvuga ati noneho Mana ibintu ntago byashoboka, amafaranga naje nje gushaka ntayo mbonye, ahubwo ndabona none ngiye gupfira muri ibi bihugu byo hanze. Mana shaka uburyo unyambutsa pe, nkuko ambwiye ngo uzanyambutsa nsubize mu Rwanda rwanjye amahoro. Ubwo Imana nibwo nafashe amasengesho y'umunsi umwe bucece, kuko ijambo ryatubwiye ngo zenguruka bucece. Nanjye nazengurutse bucece, mbwira Uwiteka nabwo ngo Uwite nshaka ko nsubiza mu Rwanda. Numva umutima unjemo mpita mpamagara mukuru wanjye umupolisi uba mu Rwanda, ndabwira runaka ko nshaka gutaha, ndabigenza gute, byagenze gutya na gutya. We nubwo nasenze ataranabizi ko urugo rwananiye. Arankansoringa cyane ambwira ati okay none Muto ngaho garuka, wowe shaka ambasade y'u Rwanda aho ngaho muri Kampala irahari. Aranahandangira amafaranga yanyije nko kuri ambasade nayo se yanyohereza mu Nyarwanda, ndagenda ndavunjisha aba mashiringi yashyize kuri mobile money yanjye. Arambwira ati okay nugera kuri ambasade byose yarabikemutse, menye ko watashye wageze iwanyu mu Rwanda. Koko nuko nabigenjeje, impapuro ndazifite kuva ngaho Kampala ngere naha nambukiye ku mpapuro nahawe na ambasade y'u Rwanda. Nukuri ndabashimiye, nshimiye umusaza cyane, nukuri ko atwitaho pe. Aho tugiye hose abari kumwe natwe adufitiye mbese impuhwe. Ni umubyeyi nukuri. Ajya komeza arambe, azarambe imyaka y'ubuzima bwe bwose, azarambe pe. Nahoze mbona n'impapuro wazitwaje. Impapuro nazitwaje z'uburyo nambutse. Icyo gihe nyine ubwo umutima wanjemo, arambwira ati shakisha uburyo wajya kuri ambasade. Ndakeka sinzi nimba ziri bugaragare neza. Urunguru ni urwanjye, uru ni urwanjye
rwanditseho ngo guhabwa inzira. yego Narukuye kuri ambasade mu buryo bwo gushaka nyine uburyo umunyarwandakazi nagaruka mu rwambyaye, kuko ibyo ngiye gushaka ntabwo ariko nabibonye. Naravuze ati rero kugira ngo ngende njye gupfira mu bindi bihugu kanze basi mfire mu rwambyaye. ubwo na ambasade ya Rwanda Uru ni urwa ambasade muri Uganda. muri Uganda. Uru ni urw'umwana wanjye nari mfiteyo, kuko bambwiraga yuko ntagomba kumusohora ntatanze ibyangombwa bye cyangwa se ngo babibone yuko ari uwanjye. Bari kuvuga ko ari umugande kandi ndengana. Uyu mwana yari uwa Jean Marie, umugabo wanjye twatandukanye. Ubwo nawe bamuha icyangombwa mbisohokana ari 2 ndetse baranamfasha barantegera. Iyi ni fagitire ambasade yanyishyuriye, ndabona isi itakara. Ni fagitire ambasade yanyishyuriye, iriho amashiringi bishyuye amashiringi 70, ibihumbi 70 by'amashiringi. Ibi nibyo byangombwa byanyambukije. Ahantu hose nageraga mva ikintu cyansekeje. Ahanga ndahageze nubwo nagiye kumva ngize agahinda kenshi, ubwo mba nsubije amaso inyuma hari byo nasimbutse nababwiye bitewe n'iminota. Ariko ahantu hose nageraga bakabona izi mpapuro uko ari 3 bahitaga bavuga ngo ngo ni mu mureke ngo atambuke, ngo umuntu uherekejwe na Kagame, ngo umuntu Kagame acyuye ngo ni mu mureke atambuke. Muri bisi bakampa intebe nziza, nta muntu ugomba kunyeganyeza kuko naje muri iriya bita, ntabwo naje muri Jaguar ahubwo naje muri Trinity. Muri Trinity. Aya mafaranga tuyavunjisha mu manyarwanda yabanyishyuriye ni 28,000 by'amanyarwanda. Ndaho ngo kuri ambasade bamfashe neza, icyo kurya n'icyo kunywa. None ngeze ku mupaka yo narariye ndarya ndanywa bananegera ba 5,000. Mbese ibintu byose nigeze mbona mu buzima cyangwa ngo binshimishe mu rugo rwanjye. Ni ukuri umusaza yampaye ibyishimo ntamutekerezagaho. Ni ukuri Kagame ahari hose. Imana igikomeza imuturinde, turamukunda nk'abanyarwanda. By'umwihariko ni ukuri nkatwe aratureba akatwihanganira twagiye kurorongotana, ariko akavuga ngo nuriya n'umwana wanjye reka mucyura agaruke. Ahari hose ni ukuri Imana ikomeze imumere kuramba pe. Kuko yankoreye ibintu umugabo wanjye atari yarankoreye, yankoreye ibintu umuvandimwe atari yarankoreye. Ndabona tufatishije. Allo Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Iravugana na Beni, ndi umunyamakuru. Twari turi mu kiganiro n'umudamu wawe. Yaramatubwira yuko ngo mwatandukanye hashize n'igihe kinini cyane mutavugana. Nimugoroba mwari muri kumwe? Yego. Noneho ni iki cyatumye mutandukana? Ko yatubwiye yuko wataye urugo ukagenda. Intandaro ko niwe ndumva twari tumaranye umwaka n'amezi yajya mu munani ari mutararimo. Rero kuva mu mezi 6 tumaze dusezeranye. Uko najyaga mu kazi, kuko nabanje guca mu butayu bukomeye, banza kubura akazi. Naho nkagiriyemo nyine gasanga nabona amafaranga ntaye ariyo. Nagenda tugiye mu ndaya n'amafaranga tuzayo dusigaranya nyine ku nteko nyine zikomeye. Agirezwa nimero yanjye yanditse ngo ndi ikigeragezo. Ajya muhamagara banafata umugabo we wanditse ngo ndi ikigeragezo. Nyine nkatika nkamwihorera. Rero mu minsi itambutse ndumva hashize amezi 2. Nibwo yabyutse cyane bikabije muri quartier agenda asubiza ahantu hose, agerezwa arambwira ati rero umugabo kandi unkunda nanjye nkunda. Ariko akubwira yego. Dore imbwa nta kiteze kuzamarira. Ngira ngo ni burage, ndavuga ati rero bitewe nuko nzi kamere yiwe. Ngira ngo ni ibintu biri aho ngaho. Bukeye ngeze mu rugo arambwira ati nimero yawe nzandikaho kuri imbwa, mu kigo yawe ndari nariko kuri imbwa.
Nubwo ati umugore rero reka ko nukora akazi k'ijoro nta ese ko tanga bya bintu nabikizanye kagambye ati ntabwo uzangarikire baransi niwe wakwirukana yuko niba udashaka kwiteza abantu ufite kwawe wigendere neza ariko niba ushaka nuza usakuza ndaguteza abantu ndagenda wandagaza kugira ngo ni ukubeshya ngeze mu rugo usanga yafunze imyenda yanjye ihita hanze ariko ikintu ugira icyo nzanye abayobozi yanga kubumva yanga kubafungurira arambwira ati niba atakumvikana aka kanya tumva dusigaye turi abayobozi aho ngaho udateza nawe barakorera mu nzu z'abandi umupangayi urebye aho wigiriye ubwo ngubwo bizaba bitandukanye ubu utafata imyenda ibiri indi misiga aho ngaho ayisubiza mu nzu mutasubira mu kazi k'amasaha yari ageze ya nimugoroba rero bitewe nawe ati umuntu ujyanye bikunde umuntu ubwira gutya kandi bimaze igihe kinini ari ibintu bimaze igihe kirekire baramugana inshobore kuba mutambamira nkabamubuza kuwushaka abagabo kuko abishaka wenda bafite ubwo butunzi bwe nafite reka mbanze mureke wenda arazitekerezaho kuko sinjye bigizemo uruhare niba ubikoze kandi abikoze afite umugambi umudamu rero hashize iminsi agurisha ibintu byose nuko ngo yagiye Kenya hagati aho yari afite screenshot nyiranyereka y'uwo mugabo anyereka ngo umugabo agiye kubana sinzi sinanamuzi aho ngaho muri Kenya ariko amakuru numvise nuko ari mama we yaramushyigikiye kujyayo rero jewe nanga nyine kubigira cyane aza kushaka ku kazi ahantu hose wasige nyine anyandagaje ngarambira ngo aze na sisi wani ngo asire gukabana nagukoreye iki nagutumuye iki buryo umva kuzanyandagaza ahantu hose n'iki nagukoreye kuba nafite ibiguhagije bivuze yuko ntazabigera ariko kugeza usebye ahantu hose ntagabikije rero niwe nyine wasiye nyine nibyo turagurisha numva n'umwenda wonyine najyanye nta kindi kintu nakuye mu rugo kimwe ngo haramunanira ajya Uganda haramunanira mu Rwanda rero yari yaje mu kazi numva ambwira ngo arashaka amafaranga yo gukaza ndavuga ati ubwo sinakuma amafaranga utuye umwana rero nambabaje cyane nabonye akana kanjye karananutse cyane birambabaza rero ntabwo nubwo nguko ahise yirukanyira kuri social media ntabwo byari ngombwa kuko ibintu bye byose arahubuka cyane Jemuve uyu mwanya twicaranye ngaha yambaye impeta wamwambitse uyu mwanya twicaranye aracyambaye impeta wamwambitse mu bintu ari kutubwira ko akigukunda kandi ko mu byo akeneye ari uko mwabana Alo ashobora kuba yitabiye mu ndi muntu ahari ariko mu ruhande rwe urumva yuko atubwiye ko ari wowe wagize uruhare mu kugira ngo ave mu rugo agende yego nyine abagore buriya muri byose dusigaye kwa guca bugufi kandi buriya njye nabwiye ko ndi umukristo aka kanya ntajyamye afite cyaba cyerekana ko ibyo byose ababwiye ko ari njye wamusohoye se wafata umugabo uko ukamusohora ubwo basha ndabufite wenda ashobora no kuba yashyizemo kubeshya ariko nta kibazo byose ndabyemeye kuko ni umutware kandi naranabyemeye na mbere ndetse mbimusabira imbabazi ntiteye ko nabikoze cyangwa se ntabikoze nabimusabiye imbabazi umugabo arambwira ngo ntabwo ngikeneye kubana nawe nibyo ko ejo mwahuye nimugoroba twahuye nageze mu kazi mutunguye atarabizi ko ndajyayo cyane ko kuva nava muri Kenya naho za Kampala nagiye yego wari ugiye gatoya nari ndimo mbaza nkubwira yuko ubu tuvugana cyambaye impeta wamwambitse ndetse ari kutubwira yuko rwose akeneye yuko mwakongera kubana kuko akigukunda rero sinzi kuko umuryango we ntubishaka kandi uri umuntu aguhiga kandi wenda afite ubwo butunzi we ntabwo ufite biba bigoye ariko buriya niba umuryango utabishaka asize impamvu ari kubihatiriza kandi mama w'umuntu wese yumvise afite komunikasiyo n'uwo mudamu ashaka ko kusubiranya nawe ahita arashwana nawe akanamwihaniza cyane rero sinzi impamvu ari gukongera ibintu umuryango we
ariko ngira ngo mu byo tubwiye yuko n'ubundi mwagiye kubana n'ubundi batagushaka kandi urabizi nta rugo rwubaka urundi ngira ngo ntabwo ari bo babubakira urugo ntabwo babishakaga nyine ntabwo babishakaga ariko nawe yarigezemo bahari cyane wowe se uracyashaka ko byibuza mwabana aramutse aciye bugufi akagusaba imbabazi wenda z'ibyo ngibyo yagukoreye nta kintu kitagira igihe kuko umubwiriza arabyanditse ikintu cyose kigira igihe cyacyo buriya gutuza k'umuntu bihosha uburakari kandi guca bugufi buriya ururimi rworoshye buriya ni bwiza ariko nanone iyo umuntu ubona amereye ahinduka yaragoye kuko n'ejo na nimugoroba navuga ati ibintu byose bigira igihe ntabwo nanjye nahita mfatira ngo gutya ngo ati sinzi misiyo afite iyo ariyo ariko kandi reka mbanze ndebe imyitwarire ye n'icyamuzanye ntabwo zicyari yego reka tugushimire ati we ngo araza kumenya byigeho bitekerezeho ubwo hamwe no gusenga Imana wenda niyo ifite icyo zakora oya gusenga barabishobora byose kandi nzi neza ko indahiro narawe nage neze ko zayivaho kuko narivuye ngo ntabyaha none ndetse nta n'ibizaza agaruke cyangwa se azagume iyo ngiyo ngenda cyari umukristo gusa mu ikosa nazakora n'Imana rwose izabyumve nta wundi mugabo nyeneye izabyihorere kuko we yampaye ni unyanze gura nta wundi mugabo nyeneye kuza kuntera agahinda nk'ako Jean Marie anteye gura nibwo nagiye Kampala ubwo navuye Kampala ubwo tuvugana nagarutse mu Rwanda ariko n'ubundi ubuzima ntago bunyoroheye kuri we yaranabyumvishe pe arishima cyane ku buryo nimugoroba ngo twari turi kumwe pe nagiye ngenda mutunguye ndetse anatungurwa no kuza nsanga mu kazi aratwitegereza ngo ngo bari barabahungishije rero mutuza kubana nanjye ngo buse ngo reba ukuntu mumeze kandi koko pe urabyumva ndi kwifasha umwana ngiye nyine kuva Jean Marie twatandukana na 500 yajyagamo basi nkayagaya none nayo yigiye kuma yarandetse murumva ntago byoroshye kwifasha umwana nyine naho kuba ntaho dufite aka kanya ndi mu rugo niho mbaye ncumbitse ariko ntago biba byoroshye kuba gusubira iwanyu cyane ko njya kubana na Jean Marie nta nubwo nari ndi mu rugo njye naragiye kwikodeshereza mfite ahantu nkodesha nifite buri kimwe cyose nk'uko yabibabwiye jya ufite akazi ubwo nk'uko yabibabwiye ngo kubana n'umuntu burya ngo akurusha ubushobozi ntabwo biba byoroshye numvishe yabibabwiyemo n'ubundi ajya kubana nanjye yabonaga ko murusha ubushobozi yaranabizi cyane sinzi rero ubu ngubu wenda tuvugana nimba ahubwo yabonye abundushije kuko ibyo naraze byose twe tubire tubimaze ahubwo babona ko ndusha ubushobozi nibwo ahise agenda ariko mu by'ukuri ahari hose Imana izamuye guhirwa no kugira ubuzima bwiza nicyo namwifuriza yego natwe nicyo twamwifuriza ndetse nawe tukakikwifuriza gutera imbere by'umwihariko wenda Imana ikongera igakora ibikomeye ikabahuza nibyo by'ingenzi hanyuma unyemere tugushimire yego nawe ndabashimiye yego dushimire n'abadukurikiranye Imana ibahe umugisha tubabwire ngo naho utaha ciao ciao